Abakurikiye ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda, turabashuhuje, tubifurije igitondo cyiza, tubifurije umunsi mwiza, tubahaye ikaze ku biganiro byacu. Jyewe basuhuza ndi Kamukama, ntabwo ndi jyenyine muri studio, ahubwo ndi kumwe na Jessie. Jessie, waramutse neza? Mwaramutse neza. Ni amahoro, ni amahoro. Ni amahoro. Wagize igitondo cyiza? Yego, nagize igitondo Weekend cyiza yabaye cyane. nziza se? Yego. Ku isabato byagenze neza se? Isabato byagenze neza. Amateraniro yagenze nagiye neza, gusenga. wagiye gusenga? Byagenze neza cyane. Byagenze neza cyane. Yego. Abakurikiye rero Kamukama TV Rwanda, murumva ndi kumwe na Jessie, nanjye Kamukama urimo kuvuga. Tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi bivugwa hano mu Rwanda, cyane cyane mu karere ka Nyagatare n'akarere ka Bugesera. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje ababyeyi, bibabaje igihugu, inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi zahagurutse, zahagaze. Ni ibintu biteye isoni n'agahinda. Reka duhere ku byabaye mu karere ka Nyagatare. Duhere mu byabaye mu karere ka Nyagatare, aho byagenze bite. Inzego za Uganda na Migration, inzego za Uganda ndetse n'iz'abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Uganda, ahantu ku mupaka hazwi nka Kamwezi border post, zashyikirije inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zo mu Rwanda ku mupaka wa Buziba border post n'izindi nzego zikorera ku mupaka umwana w'umukobwa w'umunyarwanda wari washimuswe itariki 9 z'ukwezi kwa mbere. Ni umwana w'umukobwa washimuswe, bamushimutse itariki 9 z'ukwezi kwa mbere, ariko inzego z'umutekano za Uganda zimufata itariki 11 z'ukwezi kwa mbere. Noneho uwo mwana byagenze bite? Uwo mwana iwabo batuye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Nyagatare, umudugudu wa Barija. Noneho uwo mwana yigaga ku kigo cyitwa Ostic International Academy, afite imyaka 12 yonyine. Yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Uwamushimuse yari umwarimu, yitwa Bugingo Jean de Dieu. Impamvu yamushimuse rero ni iyi: bikekwa ko yari yamuteye inda, noneho igejeje ukwezi kumwe, uwo mwana tutari buvuga amazina mu rwego rwo kurinda umutekano we, abimubwiye, uwo mwarimu amujyana kwa mushiki w'uwo mwarimu. Uwo mushiki we yitwa Nyirandegeye Chantal. Uwo Nyirandegeye Chantal nawe atuye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rwempasha. Amugejejeyo kuri izo tariki 9, itariki 10 bamuha imiti kugira ngo yanda ivemo. Hanyuma bamaze kumuha iyo miti, baza kumwambukana i Bugande. Aramwambukana. Amaze kumwambukana, amugejeje hakurya Uganda, umusore witwa Mutabazi William w'umuvunjaji aza kumenya amakuru ko uwo mwana ashobora kuba ashimuswe, ahita abwira inzego za Uganda, zihita zikurikira ba bantu, ariko by'amahirwe make umusore arabacika, bagarura umukobwa. Uwo mukobwa bamugaruye, bahita bamujyana kwa muganga kuri Isange One Stop Center kugira ngo yitabweho. Jesse, iyo nkuru urayumvise? Ni inkuru ibabaje. Umwana w'umukobwa imyaka 12 wiga mu wa 6 agasambanywa n'uwari umurezi we. Si ibyo byonyine, akagerageza kumuha imiti ikuramo inda. Si ibyo byonyine, akamwambukana kugira ngo amujyane mu gihugu cya Uganda. Urumva ukuntu ibyo bintu bimeze. Mbere y'uko iyo nkuru tuyiganiraho, reka tuyihuze n'indi yabaye mu karere ka Bugesera. Iyo mu karere ka Bugesera yimeze ite? Inkuru iri mu karere ka Bugesera
polisi yasanze mu nzu y'abasore abakobwa bato bari bamaze iminsi baburiwe irengero. Urwego rero rushinzwe kugenzura ibyaha RIB rukurikiranye abasore babiri bashinjwa cyangwa bakurikiranyweho gusambanya abana b'abakobwa babiri. Abo bana b'abakobwa bari baburiwe irengero itariki 9 z'ukwa mbere bavuye aho bigaga kuri GS ya Ntarama, GS Ntarama. Noneho itariki 16 z'ukwa mbere nibwo polisi yafashe abo basore. Abo basore ni babiri, umwe afite imyaka 19 undi afite imyaka 21. Abakobwa bo umwe afite imyaka 15 yigaga mu wa kabiri sekonderi, undi afite imyaka 16 yiga mu wa gatatu sekonderi ku kigo cya GS Ntarama. Noneho bafatiwe mu murenge wa Ntarama, akagari ka Kanzenze, umudugudu wa Karumuntu. Noneho aba basore bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata. Abakobwa bo bajyanywe ku Isango One Stop Center kugira ngo bitabweho. Hanyuma abo batawe muri yombi ukurikije amategeko ahana y'u Rwanda, icyo cyaha nikibahama bazakatirwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 na 25. Reka duhere ku nkuru y'i Nyagatare. Jesse, ibyo bintu urabyumva ute byabaye i Nyagatare? Umwana imyaka 12, umwana ari mu mashuri 6 abanza, atewe inda n'umwarimu, akuriwemo inda niba ariko byagenze, niba yaravuyemo, agiye gushimutwa n'uwari umurezi. Tubwire uko ubyumva. Njyewe nkurikije uburyo mbyumva, iyi nkuru irababaje cyane. Kubona umwana w'imyaka 12 asambanwa aba ari ikibazo, kandi agasambanwa n'umurezi we. Yarangiza akagerekaho no kumushimuta, akamuha n'imiti yangiza n'uwo atwite. Birababaje cyane, birababaje cyane. Ntabwo yahanwa uwo murezi, Ikibazo yahanwa cyane cyane. uramusabira guhanwa umunsi yafashwe azahanwe by'intangarugero. Umunsi yafashwe azahanwe cyane, Ariko yakoze se ni amakosa. turebe inama wagira abana b'abakobwa nk'umukobwa mugenzi wabo yaba ari iyihe? Inama nagira nk'abakobwa, urabona hari igihe abarezi baba bari kutwigisha bakazanamo ibindi bintu bitari nk'amasomo bigisha. Niba umurezi ari kukwigisha agashaka kukubwira nomero izo nomero aba akwaka n'iziki, nawe ujye ugerageza ku buryo ushaka umuntu mukuru uganiriza, umubwira ati umurezi wanjye ari kunyaka nomero, cyangwa nawe umwiyama umubwire nomero ushaka n'iziki. Ntabwo ari byiza kubona umuntu mukuru w'umurezi aza mu ishuri, akaza akavuga ibitandukanye n'amasomo turi kwiga, akaza nshaka nomero, nshaka ko tuzahura. Icyo gihe uzahura n'ingaruka uzicuza. Niba hari abana b'abakobwa bakurikiye kino kiganiro, nihaboneka umwarimu umubwira gutyo, ndashaka ko dukundana, tugira n'ubucuti bwihariye, ujye umpamagara, dore telefone zanjye, ujye umpipa, urimo urababwira ngo bajye bahita bakora iki? Icyo gihe umurezi nakubwira gutyo, ujye uhita utangira amakuru ku gihe, kuko yakubwiye gutyo aba ashaka gushora mu zindi ngeso mbi. Biba byiza nyine iyo umurezi akubwiye gutyo ukamwiyama, wamwiyama ukabona ntabwo ari kubyumva, ushaka undi muntu mukuru ubibwira. Kuko nabo iyo babonye wabigejeje ku bandi bacika intege, ntabwo bakomeza kugenda bakwirukanka nk'uko yabikubwira ukamureka. Hanyuma n'iki wabwira uyu Nyirandegeya Chantal, mushiki wa Bugingo, bashyiriye umwana w'umukobwa aho kugira ngo abe umubyeyi nawe agafata imiti akajya kumuhereza imiti? Icyo namubwira, nawe ibyo yakoze ni amahano, kandi nawe ni umubyeyi, ntabwo yagakwiye kubikora. Yagakwiye kugira inama musaza we ku buryo nyine batashaka kuza kwica uwo mwana batwite. Dusoza kuri iyi nkuru ya Nyagatare,
ntawabura gushimira uyu musore Mutabazi William w'Umuvunjayi watanze amakuru ku gihe agakurikirana kugira ngo umukobwa agarurwe. Bizaba ari byiza inzego nizikorana zacu zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda zikorana n'iza Uganda, n'uwo musore Bugingo Jean de Dieu agatabwa muri yombi. Barimu turabingingira kuba ababyeyi b'abana murera, muba ababyeyi babo, mubarere, mubagire inama. Birababaje kubona ari wowe ahubwo umuroha. Hanyuma reka tuvuge kuri iyi nkuru yo mu karere ka Bugesera, nayo iratangaje. Abasore b'imyaka 19, undi w'imyaka 21 baragiye bashyize mu nzu mu igeto yabo abana b'imyaka 15 na 16. Mu by'ukuri nabo bumva ntabwo barakura, nabo basa n'aho ari abana. Bagiye mu nzu babayemo iminsi 4. Ikintu cya mbere nibajije, aba basore babayeho bate? Bakora iki? Batuzwe n'iki? Kubera iki bibana muri ubwo buryo bwatuma baba mu nzu yabo ku giti cyabo, ku buryo bashyiramo abana iminsi n'ikarangira? Aha ngaha ikintu twasaba leta n'inzego z'umutekano ni uko bajya bareba abana b'abasore bibana mu tuzu duto duto, bamenye impamvu bibana. Umwana w'imyaka 19, w'imyaka 21 akabaye akibana n'ababyeyi be. Noneho twongere tugaruke kuri abana b'abakobwa. Abana bari ku ishuri, bavuye ku ishuri basanze abasore bagiye mu nzu, bitimbitse mu nzu iminsi 4. Imyaka 15, imyaka 16. Twakwibaza, harimo uburangare bw'ababyeyi se, bw'abarezi se? Wenda wasanga nk'abasore bari no ku ishuri nk'iyo myaka, ndumva nta munyeshuri warangiza wenda afite nka 19. Wenda wasanga bari barimo ku ishuri bakavuga ati reka dukodeshe inzu wenda nk'icyumweru, twishyure makeya tuzane mama. Natwe abakobwa bakabashuka wenda sinzi icyo babashikishije, ugasanga nyine bagiye muri izo ngeso. Yemwe bana b'abakobwa, rwose turabinginga, mugire imyifatire mizima, mugire imyifatire mizima, mugire imyifatire myiza, muhunge iryo rari, muhunge abasore babashuka, kubera ko ibyo babashukisha ntibibica ubuzima. Kandi mwakabaye muguma ku masomo yanyu, ejo mukazagira ubuzima bwiza bumeze neza. Mushobora kwanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ushobora kubatera inda bakabasiga, ugasanga murangaye. Ariko njye mbona harimo n'ikintu cy'ibiyobyabwenge ahari. Ndimo nibaza aba basore imyaka 19, 21 kubana n'abana b'abakobwa, urumva hatari ikintu cy'ibiyobyabwenge. N'ibyo biyobyabwenge biba bihari, ntabwo ibyo babikora badafite ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge rwose biba birimo urubyiruko rwinshi ruri kwishora mu nzoga, ruzi ko wenda icyo kintu kiri hejuru cyane kandi rwose wapi. Abakurikiye ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda, mwumvise uko Jesse abivuga. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje, ariko dufatanye twese, tube ijisho ry'abantu, ry'abaturanyi, tube ijisho ry'ababyeyi. Nitureba abantu bakuru, cyane cyane abagabo bashaka kwangiza abana b'abakobwa muri izo ngeso mbi, mu by'ukuri dutangire amakuru ku gihe kugira ngo dutabare u Rwanda rwacu, dutabare abana bacu, dutabare bashiki bacu, dutabare abazaba ababyeyi b'u Rwanda rwacu. Mwakoze kudutega amatwi, sinzi niba hari icyo wasorezaho uvuga, gira inama abana b'abakobwa. Icyo nasorezaho mvuga ni uko urubyiruko twirinde ibintu by'ibiyobyabwenge, kuko nibyo biri kudushora mu ngeso mbi. Kandi n'abakobwa natwe twirinde abasore baza badushuka. Twirinde, tunyurwe na dukeya dufite, tureke gushaka ibyinshi tudafite, ngo tuvuga ngo tuzabishakira muri aba ngaba, muri aba bazabituzanira. Ko nakuzanira ikintu rimwe, azaguha cyo kintu kizakugiraho ingaruka igihe kirekire, kandi izo ngaruka zizakwicira ejo hawe heza. Ikintu nagira inama abakobwa, inama nabagira, twirinde, urubyiruko twese muri rusange twirinde ibintu bidushuka. Numva ariko nasorezaho.
Urakoze cyane Jesse, namwe murakoze abadukurikiye, mukomeze gukurikira ibiganiro byacu mukora subscribe, comments na share ku bindi byose tuzajya tubagezaho. Imana ibahe umugisha.